Yes, alright. Twongeye kubaha ikaze kuri iyi mirongo yacu migari ya Irene Plus Info One. Urumvikana tugiye kuba twagenda tubana muri iki gitondo, muri aya masaha y'iki gitondo, kugira ngo tube twagenda rwose tubahereza amakuru yongeye kuba yagenda aramuka mu karere k'ibiyaga bigari, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ndetse n'u Burundi. Hakomeje kuba hagenda humvikana amakuru atari make rwose, turi buze kuba twagenda twitsa ku ruhande rwa leta ya Kongo ndetse muri intara y'uburasirazuba bwa leta ya Kongo ikomeje kuba yagenda yumvikanamo imirwano itoroshye, imirwano myinshi ndetse n'urugamba rw'imberenge rukomeje kuba rwagenda ruhuza ingabo za coalition zigizwe n'abo bise aba FDLR, aba Wazalendo, FARDC ndetse n'abacancuro ba Black Water ndetse n'izindi ngabo nyinshi zigiye zifatanyije nabo ku ruhande rwabo, bakomeje kuba bagenda batsa umuriro ndetse banarwana bitoroshye n'ingabo za M23 cyangwa se M23 n'ingabo za MLDP twirwaneho mu bice bigiye bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo n'ubundi muri rusange. Tubuza ko twagenda twitsa ku makuru yongeye kuba yakumvikana muri gace ka Minembwe, aho bise muri Rwiko rwose akomeje kuba hagenda humvikana amasasu atari makeya, hongeye kuba haramuka imvururu ndetse na operation z'umuriro muri aya masaha y'iki gitondo. Ibyo ngibyo nibyo turubuze kuba twagenda tuganiraho, kandi turubuze kuba twagenda tugaruka ndetse tunibanda ku yandi makuru yaje kuba yagenda aramuka muri iki gitondo, nk'aho bise mu nce za Uvira naho hongeye kuba hagenda humvikana rwose ivumbi ryongeye kuba ryagenda ritumuka. Ingabo zo ku ruhande rw'abawazarendo ndetse n'aba FARDC bongeye kuba bagaba ibitero bitoroshye habe na gatoya kuri izi ngabo za FCM 23 ziherereye muri ibi bice. Kandi turuze kuba twagenda tugaruka ku makuru yongeye kuba yakumvikana ndetse anaramutse ku mirongo y'urugamba mu nce za Kivu y'Amajyaruguru, nk'aho bise muri Masisi, muri axe za Warikari, naho ni hamwe mu duce rwose muri iyi minsi hakomeje kuba hagenda humvikana umuriro ndetse n'umwoto utari mukeya hagati y'izi ngabo zo ku ruhande rwa coalition ndetse n'igisirikare cya AFCM 23. Turi buze kuba twagenda nanone tubabwira ku yandi makuru yongeye kuba yagaragara ndetse avuga yuko hari umwuka mubi ndetse n'itutumba ry'urugamba cyangwa se intambara ku ngabo z'u Rwanda ndetse n'inyeshyamba zo ku ruhande rwa FDLR, abajenosideri n'ubundi bakambitse muri aya mashyamba ya Kongo muri uburasirazuba bwa Kongo. Biravugwa yuko haje kuba hagenda haba icyo bise irokirita ry'ingabo zitari nkeya. Ibyo ngibyo nibyo turi buze kuba twagenda tubaramburira, aho zirimo ziragenda zipanga umugambi mubisha ndetse operation nyinshi zigamije kuba zagenda zataka u Rwanda n'ubundi muri rusange. Ibyo ngibyo nibyo tugiye kuba twagenda tubabwira ndetse turi buze kuba twagenda tubanamo mu makuru yacu tugiye kuba twagenda tubagezaho. Nyamuneka niba ari ubwa mbere wisanze kuri mirongo migari ya Irene Plus Info One, kanda subscribe ndetse ujye muri comment section wandikemo ijambo turi kumwe 5 kwa 5, ujye no kora kantu k'igikumwe, nyamuneka ukandeho kugira ngo tujye dukomeza kubana neza mu biganiro ndetse n'amakuru tugenda tubagezaho agenda yibana ndetse anagaruka kuri politike, umutekano ndetse na diplomasi muri rusange. Reka twanzikire rero aya makuru yacu muri iyi mirongo y'urugamba cyangwa se uru rugamba rwongeye kuba rwagenda rurikoruza, rwongeye kuba rwagenda ruramuka rwose ahangaha muri izi nce cyangwa se iyi teritwari ya Minembwe ikomeje kuba yagenda iba isibaniro ry'urugamba mu buryo butoroshye habe na gatoya. Tugiye kuba twagenda twibanda ku makuru rwose yongeye kuba yumvikana, aho bise muri Rwiko hongeye kuba hagenda hagaragara urugamba rutoroshye, amadrone yo ku ruhande rw'ingabo za coalition, indege zongeye kuba zagenda zirasana rwose n'izi ngabo za M23 mu buryo butoroshye habe na gatoya. Nubwo intare za Sarambwe nazo zaje kuba zagenda rwose zirwanaho mu buryo butoroshye ndetse na MLDP twirwaneho baje kuba bagenda bakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo baje kuba bareba niba bakavaringa cyangwa se bakwirwanaho n'ubundi nk'uko basanzwe babigenza muri rusange. Ni ukuvuga ngo mu masaha y'iki gitondo ndetse no mu rukerera rwo kuri uyu munsi haje kuba hagenda humvikana ibitero byo kuri uruhande rw'izi ngabo za coalition, aho unité spéciale ya IBO yaje kuba yabanza imbere mu kugaba ibitero cyangwa se yaje kuba yaba iya mbere mu kugaba rwose ibitero ndetse n'ama operation akomeye cyane kuri izi ngabo za M23 zari zikambitse muri izi axe zaho bise muri Rwiko rwose. Ni ibitero bivuga yuko izi ngabo zo ku ruhande rw'aba IBO cyangwa se unité spéciale ya IBO nayo irwana ku ruhande n'umundi rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
zaje kuba zagenda zifashishamo indege ndetse n'amadrone, aho baje kuba bagenda rwose barasa kuri izi ngabo za M23. Bivugwa yuko kugeza magingo aya ngaya nubwo uru rugamba rucyanze se cyangwa se rugikomeje, izi ngabo za M23 kugeza magingo aya ngaya rwose ibi bitero by'indege ndetse n'aya madrone yaje kuba yagenda azirasaho zaje kuba zagenda zishegeshwa nabyo mu buryo butoroshye habe na gatoya, ndetse zimwe mu ngabo n'ubundi zo ku ruhande rwa MDP twirwanaho zari zikambitse n'ubundi aho bise muri Minembwe Centre zaje kuba zajya gute zakiyambazwa, ndetse ubu inyinshi muri zo ubu ngubu tuvugana amakuru atugeraho 5/5 aravuga yuko rwose imodoka zisaga muri 5 z'amakamyo rwose zirimo ziragenda zerekeza n'ubundi muri aka gace ka Rwiko. Izi ngabo z'aba wazalendo, aba unité spéciale ya IBO ndetse n'aba FDLR bakomeje kuba bagenda rwose barasa kuri izi ngabo za FCM23 n'ubundi muri rusange zikomeje kuba zagenda zihurikira ahangaha. Ariko amakuru atugeraho yandi aravuga yuko izi ntare zasarambwe nazo zitaje kuba zagenda zikora icyo bise kureba izuba cyangwa se kubarebera izuba. Kugeza magingo aya ngaya rwose ibifaru byabo nabyo bimaze kuba byagenda bikora akazi katari gakeya, nubwo mu minsi ishize rwose izi ngabo zo ku ruhande rwa coalition zagiye zikoramo akazi ndetse zagiye zirasa nyinshi muri zo. Ariko kugeza magingo aya ngaya rwose biravugwa yuko nubwo haje ko hagenda haba ibitero by'indege ndetse n'amadrone yo kuri uru ruhande rw'izi ngabo zirwana kuri leta ya Kongo cyangwa se unité spéciale y'abarundi iyo bise IBO, naje ko yagenda rwose gaba ibitero bitoroshye habe na gato n'ubundi kuri uyu mutwe wa AFCM23. Ariko byaje kurangira n'ubundi ari bamwe mu basirikare ndetse na zimwe mu ngabo zo kuri ruhande rwa leta ya coalition cyangwa se leta ya Kinshasa baje kuba bagenda bisasirwa, ndetse abasaga muri 12 muri bo amakuru atugeraho 5/5 muri aka kanya aravuga yuko hari bamwe rwose bagiye bafata amatekwa nyuma yuko baje kuba bagenda babirasirwamo ndetse bakabikomerekeramo, bakaba baje kuba bagenda bafatwa n'ubundi muri rusange. Reka twigarukire ku makuru yongeye kuba yagenda yumvikana aho bise muri Axe ndetse na teritwari ya Uvira haje kuba hagenda naho humvikana urugamba rutari rukeya, haje kuba hagenda humvikana icyo bise kivumbi na jasho moto kuri injanja n'ubundi. Izi ngabo zirwana ku ruhande rwa coalition zaje kuba zagenda zikora agashya, ndetse zaje kuba zagenda zikora amabara mu buryo butoroshye habe na gatoya, nubwo rwose izi ntare zasarambwe aba basore ba Sultani General Makenga rwose nabo baje kuba bagenda berekana ko rwose ari icyo bise intare zasarambwe, ari icyo bise rwose ingabo n'ubundi muri rusange baje kuba bagenda bihagararaho, ndetse banakavaringa n'ubundi ku birindiro byaho abo baje kuba bagenda baraswaho umwoto utari mukeya n'ubundi muri izi nce za Uvira n'ubundi muri rusange, aho bise muri Axe, aho bise muri Runingu ndetse na za Kiriba. Aho ni hamwe mu duce haje kuba hagenda rwose hagabwamo ibitero bitoroshye habe na gatoya. Ni ukuvuga ngo ahangaha muri izi nce izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, aba ba FARDC baje kuba bagenda bataka n'ubundi bahereye muri izi nce za Runingu, aho bagendaga bagana n'ubundi muri za Ruriba. Izi ngabo za FCM23 zikimara kumva yuko cyangwa se bakurikije ubutasi bwabo, bakimara kubona yuko zimwe mu ngabo cyangwa se haje bimwe mu bitero byo kuri izi ngabo z'aba FARDC mu masaha y'urukerera rw'uyu munsi, birumvikana baje kwita bakora icyo bise n'ubundi kwidefanda. Nibwo umuriro waje kuba wagenda wanzika, ndetse ibitero biza kuba byagenda bikomera, nubwo kugeza amagingo aya ngaya abari ku mirongo y'urugamba konje kuba bagenda batubwira yuko izi ngabo za FCM23 zaje kuba zagenda zibasubiza inyuma, umuriro wagije kuba wagenda rwose utangira kugabanyuka. Turibuza nabyo kuba twagenda tubakusanyiriza inkuru zigaruka n'ubundi kuri uru rugamba aho bigeze n'ubundi mu biganiro byacu biri imbere. Wowe nyamuneka icyo usabwa no gukomeza kugenda ubana natwe. Reka twigarukiye ku makuru yandi akomeje kuba yagenda yumvikana, amakuru yongeye kuba yagenda atera ubwoba bamwe mu baturage bo mu gihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru atari meza, ndetse ni amakuru arimo aragenda agaruka ku ntambara irimo iragenda itutumba hagati y'u Rwanda ndetse n'ibihugu bigiye bituranye narwo. Kugeza magingo aya ngaya inyeshyamba zikambitse mu mashyamba ya Kongo muri ubu burasirazuba bwa Kongo
aba FDLR barimo baragenda bakora icyo bise gupanga urugamba ndetse gutegura intambara ikomeye ku Rwanda, aho bagiye bafatanyije n'igisirikare cya leta ya Kongo n'ubundi muri rusange, aho nka perezida rwose Tshisekedi arimo aragenda abaha inkunga zijyanye no mu mirwanire ya gisirikare ndetse n'intwaro bazagenda bifashisha, ndetse no ku ruhande rw'u Burundi nk'inte speciale n'ubundi ya IBO irimo muri zimwe zirimo ziragenda rwose zigenda zibatera inkunga ndetse zinabasapotinga mu buryo bugiye butandukanye, kugeza amagingo aya ngaya amakuru arimo aragenda aturuka n'ubundi kuri uru ruhande rw'aba FDLR kuri izi nyeshyamba zikambitse aha ngaha, aravuga yuko haje kuba hagenda habaho icyo bise irokirita ry'abasirikare bashyashya bagamije kuba bagira gute bakwifashishwa n'ubundi bataka iki gihugu cya guverinoma y'u Rwanda n'ubundi muri rusange. Birumvikana yuko rero ni amakuru akomeje kuba yagenda yumvikana nyuma yuko haje kuba hagenda harokiritwa abasirikare basaga mu bihumbi 5 kugeza amagingo aya ngaya, ndetse n'irokirita ryabo rikomeje kuba ryagenda rikorwa n'ubundi ahangaha muri aya mashyamba ya Kongo, ndetse n'abandi bakomeje kuba bagenda bahabwa umwitozo mu gihugu cy'u Burundi bazagenda bifashishwa, ndetse bamwe bazataka bavuye ngo mu gace ka Rusizi. Ayo namwe mu makuru yagiye atugeraho 5 kwa 5 yagiye ava mu biro by'ubuvugizi n'ubundi bw'izi ngabo z'inyeshyamba zagenda zataka u Rwanda, aho bamwe ngo bazagenda bahera rwose abo izi ngabo ziri gukorera imyitozo mu gihugu cy'u Burundi zizataka zivuye Rusizi, ndetse n'izindi zirimo ziragenda zikorera umwitozo muri aya mashyamba ya Kongo, aho zizagenda zataka zihereye Musanze ndetse na Rubavu, aho zizagenda rwose ngo zirasa zisatira mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Nubwo tutarabasha kumenya neza amakuru niba ibi bitero ari ibyanyabyo cyangwa se bizaba byatangira mu minsi ya vuba, ariko ibyo ngibyo nibyo turi buze kuba twagenda rwose tubashakira amakuru mu buryo bwimbitse, turi buze kuba twagenda tubakusanyiriza, ndetse turi buze kuba twagenda tunabagezaho aya makuru mu biganiro byacu biri imbere. Reka tugaruke mu makuru nanone yongeye kuba yagenda arikoroza, amakuru yongeye kuba yagenda rwose agaragara nk'aho atari meza ku ruhande rw'izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ahangaha mu nce za Masisi hari kamwe mu duce dukomeje kuba twagenda twumvikanamo urugamba rutari rukeya. Muri izi nce za Rubaya hongeye kuba hagenda humvikana rwose umuriro ndetse n'umwoto, nyuma yuko izi ngabo zirwana ku ruhande rwa coalition, aba Bazalendo, aba FDL ndetse n'aba FARDC baje kuba bagenda bagaba ibitero ahangaha muri izi nce za Rubaya, bakaza kuba bagenda babikubitirwamo ndetse bakanabisubirizwamo inyuma. Bamwe muri bo bakagenda bikuramo imyenda ndetse bakagenda bivanga mu baturage. Kugeza amagingo aya ngaya mu minsi ishize hari haratangijwe icyo bise umukwabu muri izi quartier cyangwa se muri izi axe za Rubaya, zitangijwe n'abo bise MLDP twirwanaho bafatanyije n'ubundi n'izi ngabo za FCM 23 zikontorora muri aka gace kanini ka Rubaya. Haje kuba hagenda habifatirwamo rwose zimwe mu ngabo zaje kuba zagenda zigera abasivile, aho bamwe baje kuba bagenda bakurwa mu birombe by'amabuye, aho bari baraje kuba bagenda rwose bifatanya na bamwe mu baturage bakoraga muri ibi birombe by'amabuye, abandi bakagenda bigira abacuruzi, ariko mu masaha y'umugoroba bakaza kuba bagenda rwose bafata zimwe mu ntwaro zabo bakahuka mu baturage, ndetse bakagenda barasa zimwe mu nka z'abaturage, ndetse barasa n'abandi baturage bagiye batuye ahangaha. Abasaga abarwanyi bo kuri uru ruhande rwa coalition basaga 25 muri uyu mukwabo imaze iminsi ibera ahangaha muri izi nce za Rubaya ndetse no muri izi axe za Masisi muri rusange. Bamwe muri abo basirikare bagiye bafatwa rwose abasaga 25, abasaga 12 baje kuba bagenda bavanwa muri Kicanga, ndetse abandi bavanwa n'ubundi muri Rubaya muri rusange. Nuko byumva neza rero ahangaha kuri izi ngabo za coalition zaje kuba zagenda zihura n'icyo bise guhurika, kuko izi ngabo zari zaraje zigize abasivile. Biravugwa yuko ari zimwe mu ngabo zagendaga zitanga amakuru yuko ibintu byifashe ndetse nuko ibintu bihagaze muri Masisi ndetse no muri utu duce tugiye tuzengurutse ahangaha,
kugira ngo habe hagenda hapangwa ndetse hanaba icyo bise operation zigaba ibitero n'ubundi ahangaha muri izi axe za Masisi. Urabyumva rero isosi yaje kuba yagenda igwamo inshishi yo kuri uru ruhande rw'izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ndetse ibintu byaje kuba byagenda bihindura isura kuko kugeza amagingo aya ngaya biravugwa yuko izi ngabo za M23 zigiye kuba zagenda zifashisha rwose izi ngabo zagiye zifatirwa ahangaha mu rwego rwo kuba zagenda zizikuramo amakuru agiye kuba yagenda rwose akomeza kuba yagenda yifashishwa nazo kuri uru rugamba bagiye bahanganyemo n'ubundi muri rusange. Nyamuneka niba ari ubwa mbere wisanze kuri iyi mirongo migari ya Irene Plus Info 1, nongeye kukwifuriza ibihe byiza ndetse no kwifuriza impagarike n'ubugingo. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe ndetse ukajya no muri comment section ukandikamo ijambo turi kumwe 5 kwa 5, ugakanda no kuri ako kantu kameze nk'igikumwe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro ndetse n'amakuru yacu ari akomeza. Amakuru yacu nakagaruka, njye mwumvaga kuri izi mikoro ni Oze. Amakuru yacu nakagaruka rwose. Ciao ciao.